koga intoki twiyogoze n'amazi meza. Karibu nanone ku Gasusuruko TV. Ngiye mwumva ni Josiane Iradukunda, ngiye kubagezaho uburyo ushobora gutekamo umuceri mu buryo bworoshye nyine. Ugashyiramo ibirungo nk'uko muri kubibona, pavuro n'igitunguru. Nakoresheje pavuro imwe n'igitunguru kimwe. Turaza gukoresha n'amavuta. Reka dutangire rero, muze kubana natwe. Wibuke gukanda subscribe, musharinge, muduhe ibitekerezo by'iki kintu kindi twakora. Twateka ushaka kutubwira ati wenda nshaka ko mutegura iki n'iki kugira ngo mubibone. Rero reka dutangire, muze kubana natwe. Nk'uko mubibona tugiye gukoresha agakombe gatoya k'umuceri. Nk'uko muri kubona ni umuceri wo mu Tanzania tugiye guteka uyu munsi. Muze kubana natwe kugeza ikiganiro kirangiye. Reka dutangire. Urabanza ukareba ko mu muceri wawe nta twanda turimo, kuko ngewe ukuntu muteka ntabwo njya mbanza kuwoza, kuko iyo ubanje kuwoza hari igihe utabyimba neza nyine, kandi n'ubundi nta yindi myanda iba irimo. Wenda wajya kose urabanza ukawutoranya ukareba, none ukaza gupima amazi. Ngiye gupima amazi angana gutya, kano gakombe ni gatoya. Ngiye gupima amazi inshuro eshatu z'utu dukombe. Turaza guhisha uno muceri. Ngiye gupima amazi turebe uko bimeze. Tugiye kubanzamo utuvuta dukeya mo hasi kugira ngo utaza kuba washirira. Nababwiye ko nkoresha udukombe dutatu. Nk'uko umuceri wari wuzuye aka gakombe, dukoresha udukombe dutatu tw'amazi. Tugiye guhita dushyiramo igitunguru na pavuro. Ngiye niko nashatse kubikora, ntago ushaka wakaranga cyangwa se ushaka wabiteka gutya. Ngewe niko mbikora kugira pavuro ibirirwa haraza kuza modeli nziza. Reka dushyiremo n'umunyu. Impamvu ntagipima ku tuyiko ngo mvuge ngo murashyiramo ungana gutya, nuko hari abantu bakunda n'umunyu mwinshi kandi ari mubi ku buzima, ariko akaba awukunda. Hari n'ukunda gake, hari n'utawushyiramo kubera impamvu. Niyo mpamvu buri wese azajya apima ashyiremo uko yumva ashatse. Kandi iyo muduhaye feedback mukatubwira ko ibintu byagenze neza, natwe turishima. Ubwo reka dutegereze aya mazi namara kubira. Amaze kubira nk'inshuro ebyiri turahita dushyiramo umuceri. Mukomeze mugane nawe. Nk'uko mubibona rero amazi yabize, afite na ya oderi nababwiye, namwe nimubikora muzabyumva. Umuceri uraza kugira oderi irimo pavuro kuruta uko wayirya ukazajya wumva akantu karura ukuntu. Tugiye gushyiramo wa muceri wacu. Tumaze gushyiramo umuceri wacu, turategereza. Urabona ko utangiye kumuka umuceri.
urareba ukareba uko wahiye, niba wenda amazi yabayemo makeya. Hari abantu bakunda umuceri wegeranye ufatanye cyane. Ubwo reka turebe, numara kumuka neza turareba uko urabusa tumaze kuwarura. Nk'uko mubibona rero umuceri twatetse umaze kumuka, umeze neza. Ubu wawutegura biba byiza kandi kurya umuceri ushyushye umeze neza. Twawutetse dushyiramo pavuro, igitunguru, wenda nk'abatabibonye ni igitunguru na pavuro gusa twashyizemo, n'utuvuta dukeya twabanje hasi kugira ngo umuceri bikurinda ko niyo warangaraho gakeya bitatuma umuceri ushirira hasi. Kandi utuvuta ni twiza, njye nkunda umuceri urimo amavuta makeya. Sawa rero, mwakoze kubana natwe kuri iki ngiki cy'umuceri tumaze guteka. Iki kiganiro muze kugikurikirana neza kirangire, muze kureba uko bimeze kandi mujye muduha feedback y'ukuntu niba mwabikoze mukabona ariko bimeze, natwe bizajya bidushimisha. Sawa rero, mwakoze kubana natwe igihe wabagezaga iki kiganiro. Yari Josiane Iradukunda, tubararikira video igiye gukurikiraho y'ukuntu wateka inyama y'inkoko uyumukije itarimo amazi. Turaza no gushyira kuri uyu muceri murebe uko biraba bimeze. Sawa, murakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Mukande subscribe, musharinge, muduhe comment, byose turabikeneye. Imana ibarinde.